wenda icyo ngicyo abantu baza kunyihanganira uko niko nyumva. Mm. Burya mu buzima hari igihe umuntu aba agomba kwiyakira, kandi ukabona ibyo udafite icyo wabihinduraho ugomba kubyakira uko biri, ukabana nabyo uko biri. Nimba umuntu avuze ngo Innocent nta kaboko agira, ntabwo nteze kujya mu ijuru cyangwa gusubira mu nda ya mama ngo nkagire, ngomba kubyakira uko biri nkabona ntako ngira, wakantukaho nagira nambaye ishati y'amaboko magufi ariko jye mba ngomba kwiyakira, ni jyewe, nta wundi muntu uzabimfasha mu Erega rugendo n'ubundi rwanjye. cyambere ni amagara. Icya mbere ni amagara. Hari So, byinshi rero tudafite Victoire ariko Ingabire, ntabwo duhora Victoire tuganya. Ingabire gushaka kuba umuyobozi w'igihugu, ibyo simbimuveba, ni desire nziza, ni nkuko nanjye nshobora kubyuka nkavuga ndumva nshaka kuba umudugudu n'uburenganzira. cyangwa nshaka kuba perezida, nanjye ni uburenganzira kuko ndi umunyarwanda kandi itegeko nshinga rirabinyemerera. Yewe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ntashobora kubuza umuntu wamubwiye ko ashaka kumucaringa mu matora, kuko ni amatora ateganywa n'itegeko. Niyo mpamvu uzabona iyo amatora yegereje habaho gutanga za kandidatire, bagafungura ibiro, ngira ngo ubushize byakorwaga kuri Rwanda Revenue, buri mukandida akajya agatanga impapuro ze. Wabonye ko na His Excellency nawe yagiye nk'umukandida wa RPF Inkotanyi, nawe agatanga kandidatire ye. Watanga kandidatire yawe ariko ukayitanga mu buryo bunyuze n'amategeko, utagiye kunyura panya. So Victoire Ingabire rero icyo nabonye yakoze, yananiwe kwiyakira, yumva ko agomba guhangana. Kandi ntabwo Victoire Ingabire yaza guhangana n'iyi sisiteme y'inkotanyi gutyo gusa, ahubutse abyutse ahantu azanye amabere gusa na cya kinyabibazo atwaye mu ijipo, ngo aje guhangana n'abantu bari kubaka igihugu. Abantu barakubwira bati twageze mu gihugu nta mafaranga ari muri sisiteme, amafaranga yose interamwe zarayajyanye, twageze mu gihugu abaturage barabajyanye muri Kongo, twageze mu gihugu harimo ikibazo cy'amacakubiri yari yarabibwa na leta mbi, twageze mu gihugu hamaze kubamo jenoside yakorewe abatutsi, abantu barenga miliyoni barapfuye batarashyingurwa, imirambo iri ku gasozi ahantu hose, indi mu migezi no mu bishanga. Twageze mu gihugu abakoze jenoside bakiri aho ngaho bidegembye batarafungwa. Twageze mu gihugu dutangira gutekereza ibyo gukora, abacengezi baba baraje. Ibyo bibazo byose bijya ku mutwe wacu, turi kurwana n'abacengezi tudafite bije, tudafite abasirikare benshi bahagije, tudafite ibikoresho, turi kugerageza kuburanisha imanza z'abantu bakoze jenoside tudafite abacamanza. Dutekereje gushyiraho gacaca, icyo bari barise home made solution, kwishakamo ibisubizo. Ibyo bintu byose abantu babishyize ku murongo nyuma y'imyaka 30, noneho uraje ngo reka mfate abandi mwashyize ku murongo bigomure. Ibyo ntabwo byari kumuhira. Yego, amahoro y'Imana abane nawe, wowe ukunda One Nation Radio, radiyo ya diaspora Rwanda, ijwi rya diaspora Rwanda, ariko n'abandi banyarwanda bose n'abandi yewe batuye isi, tubifuriza amahoro ya Nyagasani. Ariko twiha umwihariko ku bakoze subscribe, abakoze subscription kuri channel yacu, n'ukuri kugira ngo amakuru tubagezaho ajye bageraho umunsi ku munsi. Uyu munsi twaje hano kugira ngo dukusanye ibitekerezo by'umusesenguzi wacu Innocent Habumugisha. Innocent, nizere kumeze neza. Meze neza cyane, ndagusuhuje kandi suhuje abakunzi ba One Nation Radio aho bari, radiyo ya diaspora. Ndasuza na Rutsobe boss. Rutsobe usigaye muvuga cyane mu izina, ubanza muri iyi minsi dufitanye amasezerano yihariye, gukanda akanyenyeri anytime cyane. Reka tuganire, ni byinshi byo kuganira nawe, kandi wakoze uyu munsi kwitabira ubutumire bwa none. Hari ibibazo bitandukanye biba bihari, tumaze iminsi tuvuga ku bantu bafite ibitekerezo batanga bijyanye n'ubuyobozi buriho, babushinja ibintu bitandukanye. Umwe muri bo ni Victoire Ingabire Umuhoza, yanamwifashije mu ndirimbo ariko gusohora Byumva Uhore, ari naho nkeka wahereye uvuga ko harimo byinshi bidasobanutse mu butumwa butangwa n'uyu mugabo, kuko hari izindi mbaraga zihishe inyuma y'ibitekerezo atanga. Ntabwo ari we gusa, ahubwo hari ikindi. Victoire Ingabire we umusesengura uteye, avuga ko amaze iminsi 68 afunzwe, ariko kugeza n'uyu munsi ibintu ntabwo biratungana. Uyu munsi rero yagarutse mu rukiko
akurikiranyweho ibyaha birimo gushiraho umutwe w'abagizi ba nabi. Uyu munsi yaje asaba kurekurwa kuko iminsi 30 yafatiwe yo gufungwa yakatiwe yo gufungwa by'agateganyo yarangiye atararegerwa urukiko ruzamuburanisha mu mizi. Ubundi mbere y'uko tunabisesengura by'amategeko, nabonye hari ukuntu bizi no kurushangira mu cambuzi. Iyi minsi 30 yo bayibara bate? Ni iminsi kubara rimwe kabiri gatatu kugeza kuri 30, cyangwa ni inyito context wenda y'igihe runaka? Urakoze cyane. Ubundi iyi minsi 30 no kubara rimwe kabiri gatatu, ariko buri iyi minsi 30 ijyana n'ibyaha. Hari ibyaha byoroheje icyo bita petty offense. Umushinjacyaha ashobora gusaba iminsi 30 yazarangira itazongera kwakwa, ikarangira irangire, yaba atarashatse ibimenyetso urubanza bakaruburanisha uko ruri cyangwa se umuntu bakamurekura. Hari n'icyo bita misdemeanor offenses. Ibyo ni ibyaha biva ku mezi 6 bikagera ku myaka 5 by'igihano. Nabyo bihabwa iminsi, ni iminsi 30, ariko wayifata inshuro 3 zitandukanye. Ubwo ni iminsi 90 yose hamwe. Yego. Umushinjacyaha afite kuba yakwakira mbere 30, yashira akazasubira imbere y'umucamanza akavuga ati ya yindi wampaye nakozemo ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ariko hari ibi bisigaye ndasaba indi 30. Yazashira kongera akabikora gutyo, ariko akereka umucamanza cyavuyemo. Igihe atakimweretse biba bigoye. Hano no twagiye icyo bita felony offenses. Ibyo ni ibyaha by'ubugome. Byo ni iminsi 180. Ubwo ni amezi 6 kuri 30 ntabwo bayiguhera rimwe amezi 6. 30 jours yashira imbere y'umucamanza ukamubura uko byenza ntabwo indi 30 jours. Rero urumva nka Victoire Ingabire biriya byahashinjwa, ntabwo nasomye ibihano byabyo, ariko uko biri kose bimwe bishobora kuba ari misdemeanor, ibindi ari felony. Urumva byose ni ibyaha birengeje iminsi 30. Rero we kuba yavuga ngo iminsi 30 yashize ataburanishijwe, ashobora kuba atazi umucamanza kubera imiterere y'urubanza rwe. Wabonye ko abantu bavugwamo bari hanze, nk'urugero rw'umudamu numvise bavugamo witwa Assumpta uri muri Ubusuwisi. Uri mucamanza afite kuba yavuga ati uyu muntu ntituramubona, turacyakorana n'inzego z'umutekano zo mu Busuwisi, mutwingire iminsi 30. Ibyo ni urucabana bitabyumvikana ko bahita bayimuha. Hari abandi bantu bari mu rubanza bavugwamo badafunze, nabo bashobora kuba bari gushakishwa. Hari amakuru y'igihe ari amahugurwa yagiye abera kuri za murandasi n'ibindi byose, ayo ni amakuru aba akeneye ubuhanga bwinshi abagishakishwa. Rero prosecution iba igifite idirishya navuga, cyangwa se ifite window space yo kuba yakwinyagamburiramo mu rwego rwo gusaba n'iminsi 30. Ntekereza ko rero ari nacyo yashingiyeho imusaba, ubwo bamusaba indi 30. Wavuga ko gafunzwe mu buryo budakurikije amategeko, kuko arashinjwa ibyaha binakomeye cyane, kuko hari icyaha ashinjwa cyo kuba mu mutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi, ariko we arabihakana. Ariko ubushinjacyaha buvuga ko ibyo bavuga nta shingiro bifite, kuko ngo bwaregeye urukiko mu kuba baburana mu mizi. Ibyo birashimangira ko afunzwe mu buryo bukurikije amategeko. Ari cyo jye nemera, ni uko buriya stati ya Madame Ingabire ntabwo imwemerera kumva ko ibyo arimo anyuramo ari byo. Ntabwo imwemerera ko ari kubona ubutabera buboneye, icyo twita due process mu mategeko. Kubera ko yumva ko ari umupolitisiye, yumva ko byose ari kurengana, ibyo biri mu mutwe we. Buriya rero ikintu cyose umuntu ashobora gukora mu buzima, mu mutwe wawe harimo negative thinking, ntabwo nta kintu ushobora kugeraho. We nimba yiyizeye ko ari umwere, natuze akurikiza ibyo amategeko amusaba, agaragaza ibimenyetso yishinjura, n'ubushinjacyaha bugaragaza ibimenyetso bimushinja, hanyuma bakina umupira mu kibuga, tuzabona umucamanza yavugije ifirimbi ya nyuma atuye ikivuye mu rubanza rwabo. Uyu munota wa none aha biragoye kuba Innocent yavuga ngo ararengana cyangwa ntarengana, kuko sijye wamufashe, sinshinzwe gufata abantu, sijye wamukozeho iperereza. Za maneko zari ziba zakoze iperereza zigasakisha amakuru. Nta nubwo Abanyarwanda twari tuzi ko ayo mahugurwa yabayeho, twabyumvise ariko atawe muri yombi. Ntabwo twari tuzi yuko hari umugore witwa Assumpta uba mu Busuwisi, twabyumviye mu rukiko. Ibyo byose rero twebwe ntabwo twabyijandikamo, twebwe tubisesengura uko tubyumva. Ubwo nawe azasobanura uwo Assumpta, aho nimba muzi cyangwa atamuzi, azasobanura iby'ayo mahugurwa. Urugero na prosecution, kuko prosecution ubushinjacyaha buba bufite icyo twita proof of burden cyangwa burden of proof.
kugaragaza ibimenyetso simusiga ko uwo muntu yakoze icyaha. ubwo rero ubushinjacyaha nabwo hari ibyo busabwa kuzakora muri uru rubanza, ni ukugaragaza aya mahugurwa yarabaye. icyo ni icya mbere. yabereye he, itariki, amasaha, venue, karitsiye, umurenge, umudugudu, akagari, akarere, nimba ari online bamwe bakoresheje interineti za MTN abandi bakoresha Airtel, byose ibyo bimenyetso byose bakabishyira imbere Ingabire, nawe akaza nawe akagira ibyo yisobanuraho. niyo mpamvu ruriya rubanza ruzaba ruryoshye kuko twe tuba dutegereje icyo ifirimbi ya nyuma y'ubusifure bavuga ninde utsinze muri uyu mukino. ariko Victoire Ingabire uyu nguyu yaraje aza mu Rwanda 2010 ndabyibuka neza, ajya no gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali ruri ku Gisozi. havuga ijambo rikomeye riremereye cyane, abantu bavuze bati iyi ni political suicide, ni ukurangiza kariyeri yawe ya politiki kuko ntabwo wahagarara ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi utangire no kuvugiramo imvugo zipfobya zikanahakana jenoside yakorewe abatutsi, aho yavuze ko hakwiriwe n'urundi rwibutso rwo kwibuka abandi bakorewe jenoside, avuga ko ubwo n'iza narrative zivuga ko habaye jenoside ebyiri. ubundi mbere yo kujya kukubaza niba kuva wenda yahanirwa biriya akagaruka yarisubiyeho, ubundi we yumvaga biri bugende bite? yumvaga uru Rwanda rwari rumaze imyaka 16 ruvuye muri jenoside yakorewe abatutsi, rumaze gukura miliyoni, rutangiye rukiri mu nzira y'ubumwe n'ubwiyunge, hakiri ibisebe n'ibikomere, yavuga biriya bintu bikamugwa amahoro? yumvaga ari igitekerezo gisanzwe cya politiki? yumvaga nta kuhakana no gupfobya jenoside kurimo? Reka mbanze nkubwire ubuhamya bwanjye. Victoire Ingabire yantanze kugera mu Rwanda, ndabyibuka neza. Victoire Ingabire agera mu Rwanda nari ndi muri Zimbabwe i Harare mu mujyi. ndibuka ari nimugoroba turi kumva amakuru ya BBC, kuko buriya amakuru menshi y'u Rwanda twayumvira kuri BBC cyangwa ibibazo biri mu bihugu by'ibiyaga bigari, twakunda kumva BBC kahuza miryango. ndabyibuka nimugoroba twarimo twumva BBC, bavuga ko hari umuntu opposition leader, nyine umuntu muri opposition wageze mu Rwanda, Ingabire Victoire, bavuga amazina, bavuga ko yageze Kigali, yasuye urwibutso rwa Kigali rwa jenoside yakorewe abatutsi, bashyiraho n'ijambo rye. mu by'ukuri nari ntaranagasobanukirwa neza, buriya gihe mbisobanukirwa ngiriye mu Rwanda, gutandukanya imvugo igoreka, imvugo ihakana, gukoresha imvugo ituzuye. urugero, nashobora kuvuga ngo jenoside yabaye mu Rwanda, sinderezo ngo jenoside yakorewe abatutsi. ibyo byose nabyize ngeze mu Rwanda jyewe, si uko nabikoraga mbishaka, ahubwo nuko ntari mbizi. numvise amagambo yavuze, narajyaga nganira n'abantu bavuye mu Rwanda bavuga ibintu by'ingengabitekerezo n'ibindi, ukuntu bigena n'ibyaha birimo. njyewe umuntu twari twicaye namubwiye nti umugore ibi bintu avuze ntabwo ari umugwa amahoro. icyo gihe nari ntaramenya na system uko ikora, ubushinjacyaha, ubugenzacyaha, ngo CID, ibyo ntabwo nari nanabizi. biramukoraho ugendeye ku Rwanda ku magambo yaravuze cyangwa amagambo avuze ubwabyo, nta nubwo njye narebye itegeko, njye nkubwiza ukuri. icyo gihe narebye environment abivugiyemo, nahise mvuga ibi bintu avuze yabitekerejeho. uzi ko abantu ari kubaza ibyo bintu bafite abavandimwe benshi hariya bahaguye, ameze nk'uri kubashinyagurira. environment yabivugiyemo, njye ntabwo nagiye muri context z'amategeko, nahise ahubwo kumufunga nabonye ari igihano gito yahawe. njye niko yabitekerezaga icyo gihe. urumva rero, nk'uko wari ubimbaje ngo ntanze ubuhamya bwanjye, njye ncyumva ikiganiro cye, nacyumvise kuri BBC, nagize ubwoba. mbwira umukobwa twari twicaranye aho, twabaga mu nzu turi nk'abantu nk'umunani cyangwa 10, umukobwa witwaga Diane, twari twicaranye, avuga Diane, ibi bintu umugore avuze abivugiye mu Rwanda koko biramugwa amahoro. ahubwo sinabitindaho. icyo gihe ntabwo nari muri politiki z'u Rwanda cyangwa politiki za diaspora, icyo gihe nari impunzi aho ngaho, ntabwo nabihaye umwanya cyane. nyuma y'igihe runaka rero nza kumva nyine ko yatawe muri yombi bike, ariko ibintu nari nabivuze. rero nk'uko ubivuze, buriya hari ibintu umuntu ashobora gukora akanikoraho. twese turaba turi abakandida bo gufungwa, turaba turi abakandida bo kwikoraho, cyane cyane iri nk'ahantu kuri za YouTube. ariko hari igihe ushobora kwikoraho bitaguturutseho pe, unyereye ugacikwa, ukaba wasaba n'imbabazi umuntu akabyumva. ariko hari n'ibintu ushobora gukora ubigambiriye kandi ubizi neza. uyu munsi tuzi ko habaho itegeko rihana abapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi. tuzi ko hari itegeko rihana abagira ingengabitekerezo. ni ukuvuga ngo ibyo byaha byombi, njyewe uko mbifata kugira ngo mbashe kubijira, mbashe kubaho, mbifata
nk'uko nakora ikindi cyaha cyose cyo kunywa urumogi cyangwa kwica umuntu mbitinya nk'uko ntinya ibyo urwo rwego nabishyizeho sinanga urumogi sinakwica umuntu sinapfobya sinanahakana kuko ni realite jenoside yakorewe abatutsi yabayeho. Kujya guhakana rero ni nko gushinyagurira no gukina ku mubyimba abarokoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse no gushinyagurira inzirakarengane. Uzi ko iriya jenoside yakorewe abatutsi pe muri realite kereka umuntu ufite ubugome ndengakamere jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe ubugome hagwamo inzirakarengane, impinja izari zitaravuka ziri mu nda za ba nyina, abagore batazi niyo biva batazi na politiki uko isa. Rero kujya kwipfobya mbona ari ugukina n'abantu. Niyo mpamvu noneho nk'umuntu mukuru nka Ingabire ushaka kwiyamamariza umwanya mukuru w'igihugu, azi neza amateka igihugu cyanyuzemo, azi politiki y'urwango yabayeho, azi amacakubiri yabayeho, azi neza ibyakurikiye nyuma y'ayo macakubiri n'urwango habayeho jenoside yakorewe abatutsi abantu barenga miliyoni barapfa. Arashaka kuyobora igihugu amaze kubona ko hari abantu bakimaze mu myaka 16 bakoze cyane kugira ngo igihugu kigarure umutekano, bongere bubake ubumwe bw'abanyarwanda, bahana abakoze ibyaha bya jenoside, bahe ubutabera baba ari abapfuye izo nzirakarengane cyangwa abari n'abashize ku icumu bose, bubaka igihugu. Wowe urajeho kugira ngo ahubwo utere intambwe mu yabo, wenda niba ushaka no kuba perezida uhera aho bagejeje ukomeze, ahubwo ntugaruye ya macakubiri. Utangiye umunsi wa mbere wiyamamaza utangiye gukora icyaha, ntabwo rero byari umugwa amahoro kuko na Victoire Ingabire n'umuntu wize ngira ngo yize amategeko nimba ntibeshye. Ntabwo ushobora gusobanura ko yaje mu Rwanda, ntabwo ushobora gusobanura ko yaba yaraje mu Rwanda atazi ko gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi ari icyaha. Yarabizi kubikora. Ni nayo mpamvu uzarebe mu bintu byose bavuga ko arengana, bashinja igihugu cyangwa bashinja nyakubahwa perezida wa repubulika cyangwa n'abandi bayobozi bo mu gihugu, ntabwo uzumva ahantu na hamwe kiriya kiganiro kiba kigarukaho, baragisimbuka. Ariko umwako wabo ni uko amagambo ari kuri YouTube batasibama. Buriya akenshi iyo usanze nk'umuntu nka Musabyimana Gaspard ari kwisararanga ukagikoti ukamubwira ati hera kuri icyo ubanza uvuga kuri icyo ngicyo, ntiyakivuga ahita agikwepa agaceceka. So icyaha yaragikoze, ntabwo byari umugwa amahoro. Hariya ho biranagoye ko n'uyu munsi niba bamubwira ngo ajye kwiyamamaza kuba meya cyangwa mudugudu, biranagoye ko yagirirwa icyizere yaramaze kugaragaza amagambo mu kanwa ke y'amacakubiri. Uretse no kuba perezida wa repubulika ntiyaba na mudugudu mu Rwanda ntibyashoboka, yaramaze kugaragaza amacakubiri mu kanwa ke. Icyo nibaza tujye dutekereza tunarebe na outside the box, turebe n'iki kirishobora kuba cyatumye umuntu akora ibintu cyangwa yaragambiriye kugera kuki. Niyo mpamvu nahereye nkubaza nti yumvaga biri bugende bite, yumvaga nakubwiye ko bitari bumugwa amahoro. Nyihanganira wenda tutagwa mu byo yashakaga gukora, yari azi ko ari bubivuge bikarangira gutyo, cyangwa yifuzaga kubivuga kugira ngo ajye muri gereza, wenda atekereza ibindi simbizi. Uraje ujye mu busesenguzi bwawe, yumva wenda hari buze igitutu mpuzamahanga kuko cyaje kuri Nelson Mandela agafungurwa bikarangira abaye na perezida kubera iyo nzira. Muri make we iyo utekereje, iyo usesenguye ubona inzira yari ahisemo yariye, kuko byaragaragaraga ko kuvuga ijambo nka ririya ukarivugira mu Rwanda ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi, biri kugaragara ko uri uretse na bariya hari n'abahamagaraga kuri radiyo mu gihe cyo kwibuka bagapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi, bakabata muri yombi bakabafunga. Nkeka ko yari abizi neza ko biri burangire ageze muri gereza. Waba ari umupango yari afite wo kuvuga ngo mfungwe, politiki nzayikinire muri gereza, hazaze igitutu mpuzamahanga kijye ku Rwanda, hanyuma nzasohoke ndi intware mbe na perezida nk'uko byabaye muri Afurika y'Epfo. Hari n'igihe yashobora kubikora bishaka, ashaka icyo nakwita ubushotoranyi nk'uko bivuze, akunda asige leta na system cyasha, noneho abamwita intwari ngo niwe watinyutse kuvuga, niwe watinyutse kuvuga imbere ya Kagame nta muntu wavugaga, imbere y'Inkotanyi nta muntu wavugaga. Ariko akina ikarita ze nabi, avuga ibitavugwa. Burya kuvuga ni kimwe, ariko no kuvuga ibivugwa ni ikindi. Hari ibyo ukina nabyo, hari ibyo udakina nabyo. Nkuko babwira umwana ngo ntabwo wakina n'iki cyase, ubizi se? Buriya yakinye n'amantuza ya se, niko nabyita mu rurimi rwiza
baravuga ati umwana akina n'inkono y'ibijumba ntakina n'inkono y'inyama kugira ngo tuvanemo ibishego. urumva rero na Victoire Ingabire nawe n'ibishyimbo na bya bikinisho. Victoire Ingabire yarabizi neza ko amagambo ari bukoreshe agize icyaha, yagamije kugaragaza ko muri sisiteme harimo ikibazo ko bafunga uko biboneye. Umwaka uwo rero agiye gucomora ikarita acomora jokeri nabi. Buriya igihe ujya gukina jokeri cyangwa ushaka gucomora akazungu ugacomora watatu, yacomoye watatu, niyo yamukozeho. Buriya yaza kuza akigira muri politiki isanzwe kuko Mpayimana Philippe yavuye mu Faransa akaza akabikora, kuko Frank Habineza yagiye abikora, n'uyu munsi nta kibazo bafite. Ariko naho haba bariwe yandikira nyakubahwa perezida wa repubulika amusaba imbabazi, nyakubahwa asuzuma dosiye ye aramubabarira. Iyo ashaka ntihene no kumubona kubyura kandi nta n'uwari kumubaza, aramubabarira. Aho amaze kumubabarira, aho kugira ngo noneho avuga ati nari nakoze ikosa bwa mbere kandi koko dore video ngiyi, reka nisubireho noneho ahubwo jyewe njyane no mu buryo n'abandi. Nanone arashaka kongera ngo noneho ngo atoze abantu bigumure. Urumva ko bijya gusa na bya bindi yatangiye imbere. So ibyo warumbaje rero mu magambo makeya ni ibintu yaje agambiriye birimo politiki iciriritse yo kumva ko ashobora kuba umusitari abinyujije mu bintu bidakorwa. Bakumva ko biri burangire bite? Birangira uko byarangiye. Yarabizi. Hanyuma mwese wowe urajya kugumura abantu, uzi ko kugumura abantu ari icyaha. Ni nk'uko nzi ko gukwirakwiza ikinyoma ari icyaha, nahiza nkaza nkicara imbere akamera gukwirakwiza ikinyoma. Se Libu ni telefone nzavuga ngo Libu ngo irandenganyije kandi ari nabikoze mbizi. Hanyuma uyu murongo wa politike afashe azi ko ufitemo risike nk'izi zo kuba yatabwa muri yombi, gufata umwanzuro wo kujya guhakana jenoside yakorewe abatutsi ku karubanda, abantu bumva arumva bizagenda bite yaba muri iyi minsi ahari, kuko ku myaka ibaye 15 16 ari in and out, arafungwa agafungurwa, arafunga akababarirwa, akongera agafungwa by'agateganyo, yabaye nk'urugi. Ashaka ari politiki isiga sura ki mu Rwanda, kuko ntekereza ko u Rwanda rw'ubu ngubu mu myaka 31 nirwo Rwanda rwiza rubayeho mu myaka myinshi ishize. Wenda icyo ngicyo abantu baze kunyihanganira uko niko nyumva. Burya mu buzima hari igihugu umuntu aba agomba kwiyakira, kandi ukabona ibyo udafite icyo wabihinduraho, ugomba kubyakira uko biri, ukabana nabyo uko biri. Nimba umuntu avuze ngo Innocent nta kaboko agira, ntabwo nteze kujya mu ijuru cyangwa gusubira mu nda ya mama ngo nkagire, ngomba kubyakira uko biri, nkabona ntako ngira wakantukaho. Nagira nambaye ishati y'amaboko magufi ariko jyemba ngomba kwiyakira, ni jyewe, nta wundi muntu uzabifasha mu rugendo. N'ubundi cyambere n'amagara, cyambere n'amagara. Rero Victoire Ingabire gushaka kuba umuyobozi w'igihugu, ibyo simba imuveba, ni desire nziza. Ni nkuko nanjye nshobora kubyuka nkavuga ngo ndashaka kuba umudugudu cyangwa nshaka kuba perezida, nanjye ni uburenganzira kuko ndi umunyarwanda kandi itegeko nshinga rirabinyemerera. Yewe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ntashobora kubuza umuntu wamubwiye ko ashaka kumucaringa mu matora, kuko ni amatora ateganywa n'itegeko. Niyo mpamvu uzabona iyo amatora yegereje habaho gutanga za kandidatire, bagafungura ibiro. Ngira ngo ubushize byakorwaga kuri Rwanda Revenue, buri mukandida akajya agatanga impapuro ze. Wabonye ko na His Excellency nawe yagiye nk'umukandida wa RPF Inkotanyi, nawe agatanga kandidatire ye. Watanga kandidatire yawe ariko ukayitanga mu buryo bunyuze n'amategeko, utagiye kunyura panya. So Victoire Ingabire rero icyo nabonye yakoze, yananiwe kwiyakira, yumva ko agomba guhangana. Kandi ntabwo Victoire Ingabire yaza guhangana n'iyi sisiteme y'inkotanyi gutyo gusa ahubutse abyutse ahantu azanye amabere gusa na cya kinyabibazo atwaye mu ijipo, waje guhangana n'abantu bari kubaka igihugu. Abantu bari kubwira bati twageze mu gihugu nta mafaranga ari muri sisiteme, amafaranga yose interamwe zarayajyanye. Twageze mu gihugu abaturage barabajyanye muri Kongo. Twageze mu gihugu harimo ikibazo cy'amacakubiri yari yarabibwa na leta mbi. Twageze mu gihugu hamaze kubamo jenoside yakorewe abatutsi, abantu barenga miliyoni barapfuye batarashyingurwa, imirambo iri ku gasozi ahantu hose, indi mu migezi no mu bishanga. Twageze mu gihugu abakoze jenoside bakiri aho ngaho bidegembye batarafungwa. Twageze mu gihugu dutangira gutekereza ibyo gukora, abacengezi babaraje. Ibyo bibazo byose bijya ku mutwe wacu. Turi kurwana n'abacengezi tudafite bije, tudafite abasirikare benshi bahagije, tudafite ibikoresho. Turi kugerageza kuburanisha imanza z'abantu bakoze jenoside tudafite abacamanza. Dutekereje gushyiraho gacaca, icyo bari barise home made solution, kwishakamo ibisubizo. Ibyo bintu byose abantu babishyize ku murongo nyuma y'imyaka 30. Noneho uraje ngo reka mfate abandi mwashyize ku murongo bigomure.
ibyo ntabwo byari kumuhira. Rero icyo nakubwiraga, buriya Victoire Ingabire ikintu cyiza yagakoze kwari ukwiyakira, kuriya yari ababariwe, agahita avuga ati nagize sheke nkikandagira mu Rwanda aho natangira kwiyamamariza, amagambo nakoresheje ku rwibutso, ariya magambo yamusize icyasha adashobora gusaba mu buzima bwe, icyo yakora cyose ntibishobora gukunda, akiyakira akajya muri sosiyete twese nk'uko tubayeho, agahiga, byaba ngombwa akageza agatanga ibiganiro bakamuha igihe 10 cyangwa izo vena akajya kubaho, ubundi agatuza akaba umunyarwanda. Ibyo kuvuga ngo azayobora iki gihugu ngo akureho Perezida Paul Kagame akabisaba umutwe we, kuko ntabwo yabishobora, yewe n'umukomokaho ntazabishobora. Ibyo bizamugora cyane, byamugora, ntikuvuga ko bizamugora, si mu bantu bamugira n'inama yo kubikora, kuko ntibishoboka, ibyo ntibishoboka, urabizi, uretse nawe n'abandi babigerageje n'ababaye bajenali byarabananiye. Yego, ariko njye nibaza, ibyo uvuze birumvikana, nubwo wenda hari aho urengereye, ariko byo n'uburenganzira bwawe, ufite uburenganzira ku ijambo ryawe, ntabwo ndibuze hano ndengereye kuki gisubiremo. Oya, ntabyo nasubiramo. Hari aho uvuze ngo ibyo yazanye byose ntabwo nabivuga, ibyo yaje afite ku mubiri we. Oya, ntabyo nsubiramo. Yari afite amabere n'ikinyabibazo mu ikariso, nicyo cyonyine yazanye mu Rwanda, icyo cyose nicyo cyamufasha kugera ku butegetsi. No comment. Hanyuma njya nibaza, nabiganira n'abapolitologe batandukanye, nta buryo buhari bwo kuba utumva wenda ibitekerezo n'ubuyobozi bw'inkotanyi, ariko ntujye mu gupfobya no guhagana jenoside yakorewe abatutsi zahasize ubuzima ziri guhagarika. Icyo ni ikibazo cyiza, ari nacyo abantu benshi bakwiye kwitekerezaho cyane, kuko buriya ushobora guhangana n'inkotanyi, nta nubwo zanga umuntu uhangana nazo, ariko apana guhangana mu mitsi ho ntabwo wakoramo, muri politiki hakuriya mu mitsi ntabwo wakoramo, ejo ntiyabyivugiye se, ugomba kurekura isasu rimwe ryanditseho aduyi rikamufata ntirimuhushe. Ariya mabwiriza yahabwa n'umugaba mukuru w'ikirenga, wo kayarengaho ntabwo wayarengaho. Amasasu arahenda, ntimugapfushe ubusa. Ibyo ntiwabyumvise se? Iyo ushije urasawe ntahusha, ashobora kutaguhusha. So icyo nari kubwira rero, ushobora kuza nabyo nabonye byabavugishije menshi, uretse baragira ngo umugaba mukuru w'ingabo ababwire ngo muzajye ku rugamba mwiruke, azavuga ati ingabo zacu ntabwo zikomeye, cyangwa nimugera ku rugamba muziruke. Oya, abagomba gutanga ngo abashoje intambara ku Rwanda baratsinze ngaho. Ahubwo se intambara zashojwe ku Rwanda zo ni nyinshi, ahubwo uzi ko wagira ngo ari nizo tutamenya. Hera ku y'abacengezi niyo ni iya mbere, kuko yavuze ko nta myaka 5 igicaho ntabagerageje, uko yabivuze niko bigenda. Muri buri myaka runaka, buri gihe usanga muri Kongo haturuka udutero shuma, wenda ntituba turi strong ku buryo twahungabanya ibintu byinshi, cyangwa tuba strong bakadukumira n'imbaraga zo hejuru ntitubimenye se. Aya ntabwo twabiyoberwa, ahubwo buriya ni kuri tuza nyine dushonje tugenda dusubira nko kuvuga ngo mu Kinigi ngo Rudu Runana yaje, kuva muri Nyaruguru ngo FRN ngo yaje ngo itwara ibitoki bya urutero nk'utu. Ariko yatanze urugero no ku bintu bikomeye, avuga ko byavuzwe n'abaperezida babiri, kandi yavuze ashimangira ko ijambo yavuze rikomeye cyane, yose yarakomeye, ko dore ryari rikomeye cyane. Wariye uwumvaga kwe ko yaramvise, yaravuze ngo hari abo dusanzwe dufitanye ibibazo bakorana na ziriya nterahamwe zo muri FDLR, iyo ni Kongo, ariko hari abandi bishoye mu bibazo tutari dufitanye n'ibibazo, ariko barabyitegurira. Abo ni Abarundi. Nta hantu yakoresheje ayo magambo abiri, nta hantu yavuze Kongo, nta hantu yavuze Burundi. Ndi kubwira nyine uri gusesengura. Yego, hari abandi bishoye mu bibazo tutari dufitanye nabo ibibazo, bishoye mu bibazo. Nta undi muntu wishoye mu bibazo tutari dufitanye ibibazo, ni ko ari Burundi. Burundi ko bwagiye gukorana na Kongo, Burundi bwagiye butabara muri East Africa, ariko wibuka ko bwajyanye n'ingabo za East Africa, ariko ari zagiye mu gikari, kandi ziriya ngabo zari ziri hariya zakoranye na FDLR bya hafi, abandi bacumbikira abantu muri FDLR n'ubu barahari. Urumva rero buriya Barundi, buriya message bayatambutse. Reka nkomeze, nandi kukubwira ngo uramutse ushatse kuza, buriya reka tugukoresha ijambo guhangana, ko guhangana n'inkotanyi byo Keka buriya ushatse kubikora neza wakwemera ukibera nka Musabyimana Gaspard ukajya ubikora hakurya y'inyanja. Hariho byibura ubugerageza, ariko hano hafi yo ntabwo nakugiriye. Ariko ngiye nuko ntari umupolitisiye, iyo nza kuba umupolitisiye ntabwo ari uguhangana. Guhangana buriya ni ikintu gikomeye, ni ijambo rikomeye itari sawa. Niba ndashaka irindi jambo ryiza twakoresha, ushobora kuza ukavuga uti hariho umuryango wa RPF Inkotanyi uri ku butegetsi uyu munsi, niwe moteri ya leta,
ahubwo nawe ngiye gushinga ishyaka nka kuriya Frank Habineza yabigenje cyangwa kuriya ubona Mpayimana Philippe abigenza akemera abaturage ko azabaha inyama kandi nta n'ihene agira ukiyamamaza warangiza ugatuza ukayakira ibivuye mu matora. None se perezida atanga mu bye? Inde perezida yagiye guha abaturage abaha mu bye? oya ntabwo atanga ibye. None se kuvuze ngo nta n'ihene agira, aramutse abaye perezida yagira ubushobozi buri hejuru buha abaturage ku buryo igihugu cyari gitanga inyama. Wa mbere ubu se igihugu ntigitanga, uzajya kuri CHK urebe ko abaturage batabaha ibiryo mu gitondo saa sita na nimugoroba. Kuri CHK ni kwa muganga, ni abarwayi bariya ni special case. Special cases mu Rwanda zirahari, abaturage bahabwa gira inka, bahabwa izo ni nyine, ariko gira inka ni gahunda leta iba yateguye, bahabwa mituweli de sante bakivuza hafi y'ubuntu, biga mu mashuri yishyuwe na leta. Nyine ndikubwira ni ibintu bitegurwa igihe kirekire, ntabwo wabyuka gusa ngo bagiye gutanga inka, barabitegura bagashaka bije y'izo nka zingahe zizahabwa nde, byose bigategurwa. Nawe ari kubitegura abaturage akazajya bakabaga bakirira. Rero cyo ndikubwira ushobora kuza mu Rwanda ugashinga ishyaka utaje guhangana, kuko muri ibyo Victoire Ingabire yakoze umunsi wa mbere agikandagira mu Rwanda yatangiye ahangana. Ibyo kintu cyo guhangana rero kuba ngo ugiye guhangana n'inkotanyi ntabwo wabivamo, ntabwo ari ibintu wagiramo umuntu inama, ntabwo ari ibintu wagiramo, aho si ndimo. Cyakoze numubwira ko ushaka gushinga ishyaka mu Rwanda bya politike nzakubwira nti ibyo genda ushaka undi muntu biganiriza wenda bishobora gukunda. Ntabwo n'ibyo bitekerezo ntabwo turi kumwe, ibyo bitekerezo ntabwo turi kumwe, ariko gifite abantu cyavunnye, gifite abantu bagenzi babo baba abajenerali bose ubona bari bafite inshuti z'abasirikare bagenzi babo, bamwe muri bo bapfiriye ku rugamba. Uyu munsi wa none ntituzi n'amazina yabo, kandi bapfuye bahagarika jenoside yari gukorerwa abatutsi, bapfuye bari kubohora igihugu, abo bose ntitukiri kumwe nabo. bari abajenerali rero kuba waza kubakinaho narababonye, harimo n'abaretayari baritayarinze ubwo yararigaburiwe kuganira n'aba basirikare, abapolisi ndetse n'abacungagereza. Urabona ko bahari ba Dodo, ba Kabarebe, babingira, bose yari yabajyanye, bose bari bahari bambaye civil. Hari hose numva bavuga babisobanura byabacanze ntibamenye n'aba ari bo, bari muri ntuze, bari muri za debate cya kigabo cyo mu Bufaransa hagacyavugaga gitecyo ngo urabona ko ngo hari n'abandi bagabo bari aho ngaho, kandi buriya cyiza kumenya ko ari abaritayadi cyari kuvuga ibintu byinshi, aho kujyana ayo baritayadi hariya. For me hari icyo mbonamo, urabona ko bari bagiye muri pass out y'abasirikare mu 600, kujyana bari abagabo rero bakuze b'abasaza b'abajenerali ni ukugira ngo bahe motivasiyo bari batoye, bari abato bigireho, bavuga ati koko abandi bo bayoboye igihugu, bari barwanye bitwaye gutya barinda, uyu munsi bambaye amakoti bahagaze nk'abantu b'abasaza barwaniye igihugu. Natwe tugomba kugira imyitwarire nk'iy'aba bantu, tukazarwanira iki igihugu cyane rwose. Reka ngushimire cyane kuri wakoze umunsi kutuganiriza, uzasubira ubutaha.